mu ba creators cyangwa se mu ba influencer cyangwa se mu ba celebrate nimba ari iki, ariko nko guhera mu kwa karindwi ku mwaka ushize kuza ukageza mu kwa gatandatu, urumva ko wenda ari umwaka n'amezi wenda n'ukwezi kumwe kwaba gushize. Haba ibintu byinshi cyane, video za Yamano, gufungwa kwa ba Jihadi, Yamano arongera kubita umugore, sikahitarunya umugore wiwe, ibintu byinshi cyane, DJ Toxic nimba umuzi, aragonza arafunzwe, ariko haba ibintu byinshi. Ariko ubu ngubu icyo turiho ni Yamano buriya sinzi, abo ngubu ndi kumva nakunya no kumuvugaho. Ubutipe kuva yajya hiti kariyeri yiwe iri kuba mbi. Ibyo ni amakosa gusa ngaho video. Ibihe byiza mwese mukurikiye Panza Day. Ariko mwana urumva gukora ahantu za intro nk'iyagasuku natayibasha. Umwami w'abagore. Yes, tubaye kaza kuri Panza Day rero. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa umutiktoker, bamwita ngo ni Vigi Kanyarwanda. Vigi, tubaye kaze. Murakoze cyane kumpa ikaze kuri Panza Day. Ibisanzwe ni showbiz updates. Sibyo? Yego. Mbona umaze kugera kuri. Nabonye uje miliyoni kuri nuza kuri like. Ni kuvuga ngo kuri TikTok kuri Vigi ubu ngubu maze ku bloga maze iminsi ndi kujya na updating abanyarwanda, miliyoni likes, ubwo ntabwo bishyira bibiri like, ni likes. Byamaze kuba miliyoni, rero urumva ko ari intambwe ikomeye cyane. Likes miliyoni. Vuba ngangiye gutangira kujya mbakubita ibikorwa byanjye nanjye rwose muzarayiking kandi munakoreshe kabwa. Oya njye ndakora ibindi bitandukanye no kujya na updating amakuru ya showbiz, ahubwo njyewe ndashaka nyine gukora ibintu byanjye. Yes. Amakuru ya showbiz se ngo tugeze hehe ubundi ngubu update zihari ngo nizi? Ubu ngubu rero ukuntu ibintu bimeze nuko ntago amakuru kuvugwa ntago ari meza, kubera yuko nk'ubu ngubu izi saha turi kuvugana, ubu ngubu turi ku recording ngira hino video Yamano mu bibazo bikomeye cyane, kubera yuko hasohotse amavideo, amajwi, amafoto bigaragaza yuko yakubise akanakomeretsa akanagonga umugore wiwe, mukore icyo bita ngo nimba ngari tocha sinzi. Ntago bimeze neza, ndi kubona abanyamakuru bagiye batandukanye ku bya uploadinga bakosesengura, ariko Yamano guhera 2025 undi guhera yakamamara nako ni ibibazo gusa pe. Ariko sinzi nyine ndi kubona muri no minsi abastari benshi bashiriye mu nuza. Hariho numvishe ngo Papi bari bagiye kumukatira ngo imyaka 5, hari Skytu nawe ngo warumye ugutwa umugore. Ibintu nk'ibyo nyine abastari benshi bari gushirira mu nuza, bari gushira muri gereza. Kubera iki showbiz nize gusa? Nimba wenda ari umuzimu wateye mu ba creators cyangwa se mu ba influencer cyangwa se mu ba celebrate nimba ari iki, ariko nko guhera mu kwa karindwi ku mwaka ushize kuza ukageza mu kwa gatandatu, urumva ko wenda ari umwaka n'amezi wenda n'ukwezi kumwe kwaba gushize. Haba ibintu byinshi cyane, video za Yamano, gufungwa kwa ba Jihadi, Yamano arongera kubita umugore, sikahitarunya umugore wiwe, ibintu byinshi cyane, DJ Toxic nimba umuzi, aragonza arafunzwe, ariko haba ibintu byinshi. Ariko ubu ngubu icyo turiho ni Yamano buriya sinzi, abo ngubu ndi kumva nakunya no kumuvugaho. Ubutipe kuva yajya hiti kariyeri yiwe iri kuba mbi. Ibyo ni amakosa gusa ngaho video ngaho ngo atanze imbabazi, bamwe numva bavuga ngo atanze imbabazi ngo igihe cyararenze. Numvishe na letter ngo yanditse yarishyira ku mbuga nkoranyambaga ziwe asabira ngo imbabazi ba Jihad. Yego, bamwe bavuga yuko ngo yazisabye ngo igihe cyarenze, ariko burawe nibwo byayo bimujemo kugira ngo wenda abashe kuba yatanga imbabazi, ariko gukubita umugore we akamukomeretsa akanamugonga, sinzi niba ibingibi byo rwose ari buze kuza kubicika cyangwa se kubikira. Ntago turamenya ngo bimeze gute cyangwa se ngo byagenze gute, kuko wenda ushaka gusanga wenda baranarwanye wenda sinzi, ariko nyine ku mustar wakoze amahiti si ibyanjye ngo indirimbo isi indirimbo nyinshi cyane
kumva ngo yakubise umugore ntago nyine ntago kwanza ni umugore ariko ntabwo buriya baranasezerana mu mategeko. hari no mu basitari bakeya bakoze indirimbo za lyrics zikarebwa cyane zidafite video zayo zikarenza miliyoni. N'ubundi ntago kugira ngo gukora video kwa Yamano babikubiye gake. Yamano buriya gukora video babikubiye gakeya we hayigeze no kubipfa buriya na Marina. Buriya Yamano yigeze gukora indirimbo na Marina arangije Marina agajya ashaka yuko ngo bakora video ihenze. None ngo Yamano naramubwira ati rero ngiye Marina ngiye nikora utuntu twanjye ngora ngo mfata nyine ngo ngiye ngo arukuntu ngo nifata ngo tu video ngo muri Snap ngafata ngo nabandi ba influencer nyine ngo ba vibinze ngiyo songo ngo bone ngatera ngo bone ngo video kabirabonetse. Marina naramubwira ati reka ibyo ngo ntago byakunda ngo wapi ngo tugakora video urabizi ko Yamano yara uploadinze Marina arayisibisha biba diru ndende. Numvisha ariko ngo nanuza hari umujene ngo ari kugenda bavamo gake ngo baroki babasize na ba Philipita ngo ubungubu Emirene ngo kabisa mu diaspora yamwambitse impeta. Murinda habirene cyangwa se Emirene nawe rwose nkuvanga ejo bundi ngo mu kwa 8 ndumva araho ngo batari mu kwa 8 batari mu kwa 7 hagati aho ngaho. Uyu mwaka nawe ntago musiga rwose save the date yasohotse kandi ibintu byiza cyane nyine kubona nawe twamushyiraga mu bantu nyine banze gushaka ariko arikoroje tatanga save the date ariko nyine crash wiwe nawe ariwe Aisha nawe ndi kubona kugenda akora ibiganiro akora iki avuga iki ariko nyine nawe rwose shanabeshye pe ibiganiro ari kugenda akora afite nago ni vibe nyine afite pe nubwo ari kuvangirene ngo ngabashire bose ngo baba muzi ngo ngiki ariko Aisha na vibe ufite nazo pe. Kuri TikTok nyine ndi guscrollinga video babonye iriho proposal ya nuza ya Irene na wa mu diaspora nyine ya save the date bari bashyizemo ijwi rya nuza rya Aisha avuga ngo sinzi umuntu bari ari kuganira aramubwira ngo nyine ngo umugabo ngo nago bamutwara ngo batwara imbwa. Bishatse kuvuga iki ubwo? Simbizi. Ngo umugabo nago bamutwara batwara nago iyo scroll nago ndayigeraho ariko ubwo se yakubwo yari filime uko Aisha bana umwacteur dufite hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda uzi ngo nago ako nyine Aisha we ikintu ari gutangaza nubwo ndi kubona ari kugenda bitangaza ariko atishimye ngo nuko ngo burangirene ngabashiri bose bayirene Aisha ngo yabaga bazi kandi ngo nabashiri ba Aisha ngirene yabaga bazi cyangwa bira bintu babipanze ari bya bindi twamenyereye byo mu Rwanda by'amapranke kugira ngo bazamure imbuga zabo ngukuri agasanga bari gupanga filime n'ubundi yo kuzakinamo bari mu nuzinge y'isereri maze iminsi yarabaye n'isereri mu Banyarwanda dore ko yabaye n'isereri nkuko na ba Soroba na Miki bavuze ngo Soroba yibye amafaranga kugira ngo batwikire yagakweta yewe nubwo yaje kuyita ifroping ikajya hasi. N'ubundi ni gutse twa nka 90% gutyo bimeze kubera yuko uyu umuntu asanzwe azwi ubundi kuba ya creating akantu kujya viral aba ari ibintu byoroshye cyane n'ubundi nka 90% akahita kajya viral. Ubwo rero na Irene Aisha nawe n'ubundi kuno nyika byari bimeze n'ubundi byari nk'amapranka ari utuntu turaho ngaho nyine kugira ngo wenda duseke twirebere ariko nyine mu gusesengura mu bintu bigaragara kuri Aisha kari karimo ariko nyine ariko n'ubukunda umuntu ariko ukabuze ko uwo muntu ukunda yikundira abandi kabisa. Ni ibintu nyine tumenyereye ukunda asaga gukunda akunda ugukunda ibintu nk'ibyo nyine to. Andi makuru se ya showbiz ngo hari iki kiri kuvugwa kiri andi makuru vigiyuje miliyoni ya likes on TikTok genda umufollowing afite 80 na hagiye kuzibumba ijana y'uzibumba ijana uzi ko burango vigere ukumva unaramuka yuje baguhe nakazi ntago bazi kukurikirwa bya ariko wenda singiye kuvuga ngo mfite abafollower benshi b'umurenge kwenda hari abantu shaba follower ariko basi muze nanjye mungane mu makazi ibintu byanyu byamamaze byamamaze bagende kuri Vigi bagire banakore follow erega haba abantu baba batarakora follow baza bakareba gusa
bageza Instagram, bagena za Facebook, zose buriya bari imbuga zo gutangarizaho amakuru. Instagram ntabwo ihagaze neza, ariko ndi gushaka kuyikurikirana cyane kuko yo ntabwo nyikurikirana cyane nka TikTok, ariko nayo nyine imeze neza. ntabwo nyine ntabwo ari ukuvuga ngo nimeze neza nayo. amakuru rero yarayo ngayo ya showbiz dushaka twacumbikira twacumbikira aho ngaho, ni ukuvuga ngo muzindi update y'amano bamukanyaga, y'amano asobanura ko ngubu ntabwo ndumva ikintu y'amano yavuze cyangwa se aravuga. Ubwo ibindi ni ukugenda tuba updatinga gake gake. hagati y'aho ngaho Pendo na Rocky byagenze bite kumeruka ngo basikagenza abantu kugera nijoro? Abo bajama ndabazi, ariko ibyo ngibyo ntabwo nabyumvishe. numvise ngo basikagenza abantu kugera nijoro ngo bagezeyo ngo bashaka kujya Canada, ngo Pendo na Rocky nibo bahaye ibiraka byo kwamamaza. ngo Rocky ngo bari banamujyanye, ariko numvise ngo yese avayo, kuko nigeze kumva mu kiganiro cya Sabe amuhamagara ari kumwe na wa mupampe we Kadafi Pro, bari kuganira nyine kunoza kuri ya save the date ya Emirene, bavuga ngo ni prank, ngo undi mujana aragiye, ibintu byinshi nyine. Ibyo ngibyo ntabwo byigeze wenda biba viral ahantu henshi, kuko ndumva ibyo ngibyo byo rwose naba mbeshye, ntabwo nigeze mbyumva pe, ni ukuri ntabwo nigeze mbyumva. So rero nyine hari kuri Panza Daily bibabika gukora subscribe, share. Hari umuntu usoza ikiganiro ariko akaba atakora subscribe, ubu ngubu nawe rwose tujye tumugaya. Subscribe, like and share, comment.